neza. Muraho neza. Nongeye kubasuhuza kandi nanjye ntihanganisha imbaga n'umuryango n'inshuti bo muri Rukumberi, bityo nkaba nanezerewe kuri uyu mwanya mbonye wo kugira ngo basangize ubuhamya cyangwa se urugendo rw'ubuzima bwanjye mu gihe cya Jenoside. Nk'uko babibabwiye, amazina yanjye nitwa Murwanashyaka Cyprien, nkaba mwene Bizimana Innocent na Victoria n'abana. Ubuhamya ngiye kubaha muranyemerera gatoya banze mbahe ishusho yanjye mbere ya Jenoside gatoya nk'umuntu wabaga mu muryango. Mbere ya Jenoside, kuko navukiye Rukongi, nari ndi mu muryango w'abantu 8, ubwo ni papa na mama n'abana 6. Nari ndiho ubuzima bw'umuryango, abana benshi twakuranye hano murabizi. Umwana yagiraga imirimo mu gitondo akora abyutse, akenshi twabagaho mu buzima buragira inka. Nicyo kintu twakuze tubona, niyo mirimo yacu twabagamo. Nyuma yo kuva ku ishuri, uvuye ku ishuri ukajya mirimo yo mu rugo, akenshi twabaga twita ku nka. Niyo mirimo cyane cyane y'abahungu n'abakobwa b'icyo gihe, niko twabagaho mu muryango. Muri icyo gihe rero ntarinjira muri Jenoside nyirizina, hariho ibintu byinshi byabaga biteye ubwoba abari batuye inaha ndetse n'iwacu barimo. Baraganiraga tukabyumva, ibindi tukabyibonera hanze. Ndabyibuka twakundaga kuragira ku Cyeru hariya hafi n'ikiyaga, kandi twaragiraga turi abana turi kumwe n'abantu bakuru. Icyo gihe mu biganiro, mu gukina, hari igihe wakinaga n'umwana ariko ukabona bibaye bibi, mwarakaranya akakubwira ngo tuzabakubita ibisongo mu nda, ariko ntabwo twumvaga ko ibyo bintu bishoboka. Mu kindi gihe abakuru bandi twaragiranaga, haba habayeho nk'ikibazo ukabona abo bahutu bo ku Cyeru bahururanye imipanga. Ndabyibuka bigeze gutema Kajangwe se wa Protazi, ngira ngo niba nibuka neza, na Karisiti wo kwa Rukatibumba. Ibyo tukabibona gutyo, ariko icyo gihe ndibuka ko no ku Cyeru hajyaga haba imyitozo, hari abantu bajyaga bahaza bakitoza, tukabareba turi abana twashoye inka, ariko ntitwumve ko twabonaga bitoza. Bagendaga bakurura inda, bagafata umutumba bakawukubita hariya, akawutema rimwe, tukabona ko ari imyitozo iri aho. Twari abana, ntabwo numvaga ko bitoza kuzica abantu. Ibyo twabibonye bitugezeho. Ubwo ariko no mu rugo hari igihe kimwe hajyaga hasohoka ibinyamakuru. Ndabyibuka hariho igihe mama yagifataga arasoma, afata umwanya aragisoma, arangije mbona asa n'uwihebye, arampamagara aravuga ngo pu, nitwaga Pusi. Arambwira ati maze ibihe ntibimeze neza,
turabona nta mibereho abantu batuzabaho, nkabaza se kubera iki? Ati turabona hariho umugambi wo kuzica abantu, ariko uzarokoka azihangane azabeho, azare n'abarumuna be babaye hari abakiriho. Ubwo bigenda bityo birarangira. Ngeze ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 mu gitondo, ubwo twari turyamye by'ijoro, twebwe hano hari mu cyaro, ngira ngo kumenya ko n'indege ya Habyarimana yamanutse agapfa umukuru w'igihugu, twe ntitwendaga kubimenya vuba. Ubwo twari mu kiruhuko cya Pasika, mu biruhuko bitoya bya Pasika, nibwo ubwo nabyutse mu gitondo, mva mu rugo ngiye kwambukiranya umuhanda ngo zamuke mu Masaka, kuko nari ngiye gushaka ubwatsi bw'inyana. Mpita mpura na Jacqueline ni mubyara wanjye, umushiki wa Egide. Aza yirukanka kuko we icyo gihe yabaga kwa nyogokuru. Ahita ambwira ati Gapuso gapfa we urajya hehe? Ntise kubera iki? Ati ntabwo uzi ko Habyarimana yapfuye? None se niba yapfuye ibyo bintu hari ikibazo, hari icyo bitwayeho? Ati njye ntabwo mbizi, ariko niba yapfuye ubwo yapfuye. Ati reka da, ati bavuze ko kuba yapfuye batwica, ntise baraduhora iki? Ati nyamara nuko bimeze. Ntireka ndumva ibyo ngibyo ntacyo biturebaho, niba yapfuye ubwo nyine nuko. Mpita nikomereza ndazamuka, nawe ajya mu rugo. Ndagenda ngeze ku mutwe w'isambu aho twahiraga ibyatsi by'amatungo by'inyana, Kinyamahundo. Icyo gihe nibyo twahiraga, ko byari mu gihe cy'imvura, ubwatsi bwariho. Ubwo ndagaruka, ngarutse nkisohoka mu Masaka, ko urumva iyo abantu bavaga munsi y'umuhanda tuzamuka, warenganyaga umuhanda winjira mu Masaka cyangwa se mu Ikawa. Icyo gihe Masaka yarakuze, yari ariho. Nuko manutse mbona abantu benshi noneho bari mu dutsiko mu muhanda. Wareba mu muhanda usubira ruguru, iwacu twari dutuye muri village, ubwo narebaga nsubira nkaho bita kwa Bamerania, nkabona abantu barahagaze, kuza kugera hino bahagaze mu matsinda, no hepfo urenga kwa Mbuguje. Ubwo njyana ubwatsi mu rugo, papa arinikiza, nanjye ngaruka ku irembo gatoya, tubona abantu, mbese ubona hariho ikibazo. Ubwo uko amasaha yagumaga kugenda azamuka, niko abantu bose barushagaho kujya hamwe, baganira, batekereza ikiri bube. Ariko ubwo kandi tutangira kumva n'imbunda zivuga muri ayo masaa 3 saa 4, ngira ngo zavugiraga inahangaha, ariko ntabwo twari tuzi urusaku rw'imbunda. Njye numvaga ari nk'amadebe bakubita, ntabwo mu by'ukuri twari tuzi, ntabwo twari tumenyereye kumva imbunda. Numvaga ari nk'utudebe tuvuga, wumvaga turika ukongera kumva karaturitse. Nuko ubwo rero sinatinze aho, bamaze gukama inka ndahura, tujya ku musozi ndaragira. Hashize akanya nko mu masaa, inka zatahaga kare, nko mu masaa 3 n'igice saa 4, turacyura turahindira, tuguma aho ngaho. Ariko nta kazi, nta kintu cyakorwaga. Abantu bose wabonaga bacitse umugongo, ubona nta cyizere, ubona bahungabanye.
ubwo mu gihe abantu bagishakisha yuko bafata abana, icyo gihe abana bari bahari batoya, abafite abana batoya babashakira ikibatunga n'ibiki, ariko abantu mu muhanda cyane cyane abaturukaga muri kano gace bari batangiye bahungira iwacu baciye umuhanda wo hepfo wa Rwamibabi, n'aba Rwamibabi nabo barazamuka, mbese ukabona umuhanda uruzuye. Nyuma yaho haza gutangira kwiyoroganiza, kwishyira hamwe, bumvikana ko bagomba kwishyira hamwe bakarwanya ibitero byaturukaga hano muri kano gace ka Shori na Gituza, mbese bashyira umugambi hamwe kugira ngo batangire kwirwanaho. Ubwo uwo munsi wa mbere wose uwo kwisuganya no gushyira imbaraga hamwe, ndetse abahutu b'iwacu epfo kuko bari bakeya, buriya ukuntu hari ahepfo hateye abahutu babo bari bakeya, abatutsi nibo bari benshi, nabo ntibari kuhikura ngo bahave, mbese ntabwo byashoboraga kubakundira. Icyariho nuko bavugaga bati reka dushyire hamwe n'aba bantu, ariko byaba biri ku mutima byaba bidahari, n'ubundi nta bundi buryo bwari buhari, byari bigoye kugira ngo bati ingo zabo bagende bati ibintu byabo, ahubwo icyari cyoroshye nuko bemera, baravugaga bati reka tujyane n'aba bantu dufatanye. Bagenda rero gutyo, ariko umugambi wo gushyira hamwe abatutsi bakuru, ababyeyi bakuru n'abandi bantu bari bamenyereye ibyo kuba barwana ku bandi, cyane ko abantu batuye hano kera hari abafite imiheto, bari bafite amacumu, bari bafite imyambi n'ubundi buryo bwose, barakenyera bariyemeza gucunga irondo ndetse no gukora umutekano w'abandi bantu, kuwucunga kugira ngo hatagira abahutu baza kwinjira bavuye Shori bavuye Gituza baje kubica. Ndabyibuka uwo munsi ugeze ku mugoroba ntago twaraye mu nzu, ndabyibuka abantu bose icyo gihe nta muntu waraye mu nzu, twaganye imibyuko. Ndabyibuka ko twebwe twaciye mu rutoki hepfo turamanuka, ngira twaraye mu rutoki rwo kwabera munsi yo kwa Bwanakeye, munsi n'eshatu, mama n'abana bajya hariya, nanjye n'undi mwana umwe tujya mu gitsina kimwe cy'urutoki, na papa nawe aba hafi aho ngaho, we ntiyaryamye, ngira ngo yari yikinze aho ngaho atekereza ko wenda hari uwaba watubonye tugenda, ariko mu by'ukuri icyo gihe nta mututsi waraye mu nzu. Umunsi wa kabiri bibyuka bityo, nanone babyuka noneho bavansa begera muri iyi mihanda uva Rukongi uza hano kwa Bavuna Intwari, kugira ngo uyu muhanda wamanukaga bawukoremo ubwirinzi, ndetse n'abantu n'abashoboye batoragura amabuye batangira kwirinda kugira ngo abantu batazaza. Ntatinze rero kuri ubwo buryo bakoreshaga, murabizi abari bahari baraje batsinda ibiti, imihanda barayiboroka, mbese igitero cya mbere kiranaza, bararwana babasubizayo, nuko inkuru itugeraho ko babashubijeyo. Ariko ubwo yewe uko ibyo byose biba, nanone mu gitondo narabyutse nabura inka, ndagenda, urusaku amasasu aragumya aravuga, bigezeho numva birakomeye. Ubwo ni ku munsi wa kabiri, ndongera ndacyura njya mu rugo, natwe tujya ku muhanda nk'abandi, abana turi aho ngaho dukina. Abana ntibumvaga n'ibyo ari byo cyane, ariko ababyeyi, abamama ubona bahangayitse bibaza uko bizagenda. Ubwo bagumya kurwana, birwanaho basubirayo, ariko hanyuma muze kwihangana sindi buze kumenya iby'amatariki nuko yagiye akurikirana, ariko urupfu rwa mbere rw'epfo hariya Rukongi bahereye hari umukobwa
wo kwa Sabini bishe Matibibi turabimenya, ndetse sinzi n'ukuntu twagiye kuvoma tubonye amaraso dusubirayo. Icyakurikiyeho ni kwa Kosiya baraye bahateye. Icyo gihe twatangiye kugira inkomere nyinshi, ndetse dutangira no kubona kuko n'abantu batemye. Ndabyibuka hari umwana wo kwa Gakunde witwa Sabimana barahamutemaguriye cyane. Icyo gihe baramutera bamujyana kwa muzehe, kwa Seruvumba, kwa sogokuru. Ariko hari n'abandi nka Kajyunguri nawe ngira ngo no kwa Rukatibumba. Abenshi baturutse aho hantu. Nibwo twatangiye kubona ko ibintu bitoroshye, kubona umuntu bamutemye, kubona umuntu yakomeretse. Twumvaga noneho umutima dutangiye guhahamuka. Ubwo kandi niko ingufu z'abahutu baturukaga muri kino gice zagombaga kwiyongera, zisatira kwinjira muri Rukumberi baciye mu mihanda yose, ariko kwirwanaho baragerageza. Ariko bwa nyuma ntibuka umunsi wari wo, ndabyibuka ko nari ndagiye kwa Rutagiragaho. Ari ahantu Rutagiragaho yaraguze hariya hafi no kwa nyina wa Mukimbiri, sinibuka ukuntu bahita, ariko yari hafite urwuri yajyaga ajya kuragiramo. Nanjye icyo gihe noneho nari ndagiye, ariko amasasu noneho numva ibintu byadogereye, ariko nkumva biracyari kure. Kumbi igitero bavanshije, baraza mu mihanda, barimo abantu bose birutse. Nibwo mushiki wanjye wo kwa mama wacu yitwaga Nkecuru Nyirabwije, ni umukobwa wa Bera, nibwo yanyuzeho yiruka cyane aho ndagiye. Arambwira ati gapuso gapfa, atura aho ngaho, ati ntureba ko bagiye kugufatira aho ngaho? Inka zikata inkoni. Tari nzicishije mu Kigunda, zikubita mu Masaka. Turamanuka, zikisohoka mu Masaka mu muhanda zihita zisakirana n'igitero. Mbona bose bahise bazirukaho, barazigabana, umwe afatiye undi afatiye, nsubiriye Masaka ndirukanka. Hagati aho mu gihe cyo kurinda no gukora defense barinda, papa yari yarateguye, arambwira ati nuzajya wiruka ukumva urananiwe, ujye uza hano. Hari ahantu mu Rutoki wacu harimo urwina bataragamo ibitoki. Ararutinda neza, ashyiraho imitumba hejuru gutya, ubundi ashyiraho ibintu bari barabagururiye by'amasaka, arundaho hejuru, arahafunga, asigaza akantu gatoya kaho nagombaga kujya ninjirira. Ubwo n'abandi n'umuryango wacu abenshi twese twari twihishe mu isambu y'iwacu. Naho ba mama bari nari mpazi, na murumuna wanjye aho yari nari mpazi, Sekazungu, na papa we yari aho ngaho acungacunga, ku buryo yaturebereraga. Nuko we sinzi aho yarihisha, ariko we yari hafi aho ngaho areba. Ubwo icyo gihe bakimara kuntandukanya n'inka, nzamutse nahise nirukanka mu Masaka, mpita ninjira hahandi. Ariko bitewe nuko nahinjiraga buri kanya, nahinjiraga cyane, hari hamaze gusa nkaho hacika inzira, ku buryo wahabona yabona atari kwa ahantu hashobora kuba hinjiramo umuntu. Ubwo aho ngaho kuri uwo munsi biba biroroshye, turongera tuvamo mu gitondo. Nanone mu gitondo nka saa 4, mu masaa 4 gutyo, noneho haza igitero simusiga n'amafirimbi n'ibiki. Ndongera ndiruka subira hahandi. Ariko ubwo subiye inyuma ho gatoya, ubwo umunsi wundi hari igihe twari turi mu masambu, nandi kumwe icyo gihe na Bwanakeye na Siliveri wo kwa Mbuguje. Siliveri ni murumuna, yari mukuru wa Majoro Mbuguje. Twari twihishe mu isambu yabo, turi aho hafi, ariko turi gushaka
n'ibyo kurya. Ubwo hari nimugoroba, sinzi igitero cyaturutse ruguru ahagana kwa Habiyakare, barasakuza bashakuje, bahita birukanka. Jewe mpita kwambuguje, hari ishyamba ritari ryagahinzwe ririho amahwa, mpita ninjiramo nisesekamo. Barahita, bamaze guhita birukankana abari aho ngaho nabo bariruka, ariko jewe ntibambona. Ubwo iryo joro riba ririje nanone buracya. Ubwo rero umunsi umwe nibwo twongeye kwirukanka nsubira muri wa mwobo. Musubiyemo nawinjiye nka saa 4. Icyo gihe imvura yiriwe igwa, hari imvura yirije umunsi. Icyo gihe ndibuka neza hari kuwa gatanu, ariko kibinyibutsa ndibuze kukibabwira imbere. Hari kuwa gatanu, ubwo ninjira aho ngaho nirirwamo ndasenga ndihana. Cyari twarigishijwe gusenga, twavugaga rozari, tukavuga ishapure, tukavuga amasengesho, twavuze menshi, navuze menshi yisubiragamo. Ariko kuva ayo masaha kugera saa 11 z'umugoroba nari ndimwe aho ngaho ndi gusenga. Imvura igwa hejuru mbyumva, numva ko nta muntu uri bungereho. Ubwo nko mu saa 11 ngiye kumva numva abantu baraje baguye kuri wa mwobo, bataha ahantu harimo umuntu. Babaye bakibivuga, numva umubiri wanjye sinzi ukuntu baye, numva mbaye igiti. Mu gihe bakivuga batanu harimo umuntu, abari imbere bari bafite imipanga ityaye kubi, bahita batangira gutema. Batemaga gutya, ibyo birere biri hejuru byose byahise bigwa hasi. Batangira gutema n'aya mitumba yari indi hejuru. Nibwo nteye induru nti mumbabarire mvemo, mutantemeramo, mumbabarire ndi umuhutu ntago ndi umututsi. Bati sohokamo vuba. Nahise nsohokamo. Urumva umuntu yiriye mu mwobo, ibyondo iki, ndamvamo. Bati rambura intoki turebe. Ntago uri umuhutu, ntago ndi umuhutu. Ubusanzwe rero n'ubundi ngira intoki ngufiya, noneho nari niriwe no mu mwobo zabyimbye beretse. Bati so ninde? Nigende wo kwanga nziza. Bati nta muntu ukuza. Ariko ubwo ndi kubivuga hari abarundi babiri bari imbere bavugaga ikirundi nabumva bameze gutya. Ntanguranwa ntidore nturiya muntu aranze. Mutunga urutoki ntidore uriya muntu aranze. Kandi koko yaranze, nihareraho kwa Habiyakare. Barahindukira baramureba, baturamuzi? Ati ndamuzi. Avuze atyo, abarundi bakomeje imbere kuko hari mu mugoroba, bari bavuye gusahura, bari bikoreye ibintu. Ubwo avukivuga ngo aranzi, bahita bagenda. Umugabo wari ukurikiyeho yari afite matora, afite n'ibikapu birimo amasafuriya, amasahane n'ibiki n'ikimatora nyine, mbese n'imyenda. Ubona ko acenga mati ibintu byinshi. Ati niko sha, aturuwa he? Ndabwira nti nduwarugurira mu yantende. Ati so ninde? Ndamubwira. Ati harya nindo kuza? Ati nuri. Ati wa mugabo uramuzi? Ati ndamuzi. Ati n'umutu? Ati nyari umututsi. Ati tu, ati nimugire. Ubwo akivuga ngo nimugire, ndavuga ntarambeshyira rwose, nibyo avuze arambeshyira. Ati buretse. Ati fata ibintu tugende. Ati ni hahandi hawe. Ati nidusanga uriwe turakwicira. Ubwo abankubise matora ku mutwe. N'igikapu cyari kirimo amasahani. Hari ibikapu n'ubu ngubu nabonye byaradutse, byari bifite mutubara tw'umutuku tuzamutse, bifite n'imikondo gutya. Cyari kirimo amasafuriya n'ibisorori n'ibiyiko. Ubwo harera ntiyabyitaye ko yaravuga ati byanze bikunze abo bantu se. Ati ni wenda nibagera imbere baragira gute, baramwica. Ariko hari amasaha y'umugoroba, kuko n'ubundi n'agatsiko n'abatutsi bari bakiri kuri iyo gahunda, nabo bagiraga ubwoba ko bari bubafate
abandi bahindukira bubakira aho ngaho bakaba babagirira nabi, bakaba babica. Umugabo turagiye ati se ati wanyu ni ati ubwo by'umuntu yavuze ari amatakira ngo ntaba kinabyibuka, ati se ati iwanyu ni naha, ati ngaho rero tugende jya imbere ugende utwereke ahantu habitse amagare. Turongeye tuvuye mu mubyuko tugiye tujya mu muhanda. Tugiye mu muhanda nibwo narebye mu rugo sanga inzu irakinguye, sanga ibintu byose biranyanyagiye, mbese nta kintu gihari ari ku musozi. Ntewe rero dore ahantu amagare bayabitse ni hariya. Hari uri iwacu warebaga kwa Dominiko yari umuhungu wa Ngabanziza, twari duturanye. Bati noneho batirika tugende. Baragenda benda kuhagera basanga hariho uburinzi bwa Baramube kuko yari umukuru wa Minani. Abahungu ba Minani bari bahagose ntabwo bagomba kuhagera, ngo ati oya ntabwo twajyayo, ati reka twigendere. Duhita duhindukira dufata umuhanda wavaga iwacu werekeza inahangaha mu Rwintashya tuza village yose. Turaza ati none se yagiye ni data baramwishe. Icyo gihe ndabyibuka muri kwa kwihisha abantu badasiga urugo, Ngabanziza bari baramurasiye kwa iwabo wa Marcel. Se wa Marcel yaramurashe yikinze amukubita umwambi agiye kugurura inka arapfa. Ubwo urumva rero nagiye kwisha amakuru nyafite. Ubwo dufata inzira turaje, bagenda bashaka aho basahura binjira mu mazu. Ndabyibuka tuzamuka hano nko kwa Banyampinga sinzi ahantu bagiye, bakuramo ikote ryiza n'ishati y'umweru, ahita bibika abona ntibimupfira, ati bitware sha, ati tugende. Abikubita mu gikapu turagenda. Hagati aho nkigenda nibwo nabonye ko abantu bashize, kuko mu mavetiveri hari abantu bapfuye, bamwe batarapfa bagisambagurika. Haruguru y'umuhanda, hepfo y'umuhanda, mu Masaka imiborogo ari myinshi. Nashoboye kunyura ku bantu bakeya, nashoboye kumenya ko bapfuye. Nanyuze kuri Karangira we nabonaga amaze igihe, nyura sinibuka niba ari Midaridi wabavaga indimwe na Rwabukamba. Sinshoboye kumutandukanya we na Vicente kuko bose bavaga indimwe, ariko umwe muri abo nasanze umurambo we nawe barawutwitse. Turazamuka twenda kugera hafi yo kwa Zayasi kwa Vuna Intwari. Nahasanze umuhungu bitaga Munyaneza, nari muzi hano ku ishuri. Yari mukuru ariko naramubonye ndamumenya, nawe mbona yarapfuye, mbona baramutemye. Ubwo tuzamuka umuhanda wose wo kwa Minani, turazamuka nyine uko twazaga ku ishuri, murabizi uko twazamukaga. Tugeze ruguru tuhasanga bariyeri, utaragera kwa Selemani tuhasanga bariyeri yari iriho umugabo witwa Munyaneza. Yaraziranye na papa, umugabo akunda kwambara ingofero ariko yaraziranye na papa. Nuko turaza tugeze kuri bariyeri ndi kumwe n'uwo mugabo, ati ese uyu mwana wikoreye ibintu nuwahe? Ataka kana ati ngakuye efingiyi, ati ise baramwishe, ati yishwe n'abatutsi, ati ubwo rero ati ndagatwaye kugira ngo gashobore katazagira ibibazo. Umugabo atareko imfubyi irukumbera izamutse, ati ndeba hano sha. Nari nikoreye ikimatura nyakipfutse mu mutwe gutya, nkamureberamo gutya gatoya, ariko sinshake kumureba cyane. Ndazamura atari ko uyu musi umuhungu wa Bizimana kuko yaranze. Nireka da ntago ndumuhungu wa Bizimana. Ati dore ni umuhungu wa Bizimana, atongera undebe. Ndanyenyeretsa gutya ngo murebe, ariko sinati ndeba neza. Ndamubwira nti ntago ndumuhungu wa Bizimana. Ati rwose ndamuhakanira. Ati umugabo twari humwe, ati okay, ati buretse nkwereke, ati ni hahandi reka tugende, nitugera imbere tukabona undi urambona. Turaje tugeze kwa Rwabuze Isoni.
tugeze kwa Rwabuze isoni naho wabonaga hari akajagari, abantu banywa inzoga nyine bavuye kwica. Ubwo hari nimugoroba hafi ngo ni saa 11 gutyo, saa 12, ariko mpasanga Christina nawe ahetse umwana ari hariya muri rompuwe arira, avuga ati subu koko muranyica umwana wanjye ndamushyira hehe, ntawe umwitayeho nyine. Ubwo nanjye ndamureba, nta wari ukivuga, ndakomeza. Turaje ubwo ko nza gutya niko nagendaga ntakaza abanzi. Turaje tugeze hano mu Rwintashya, tunyuze kuri kiriya kibuga, hari ikibuga hari umurenge n'ubu kiri abakiniraho, tunyuzemo. Mu by'ukuri nari ntarakarenga hariya hantu, kuko twavaga iwacu tukaza kwiga mu Rwintashya, ariko twari tutarenga kuri kiriya kibuga. Twahazaga tuje gukina cyangwa tuje kureba umupira. Mba ninjiye hirya hariya muri uyu muhanda uca kwa Bantaganda, turakomeza turagenda paka no mu Kagarama. Ubwo tutwaye bya bindi byose n'uwo mugabo turi kumwe, tugeze mu Kagarama amanukamo hepfo ku gahanda gakurikiyeho gisina n'impazi. Hanyuma tugera mu rugo iwe, umugore ubwo tumusanga mu rugo, ati noneho se kandi ibi ni biki? Ati aka nakana nzanye. Ati ariko uyu muntu sinzo kuzanye. Ati ako kana uzanye kavuye pfiriya, aka nakana nyabaki. Ati kandi wa mugabo ibintu ukora bizagukoraho, uragenda ukazana uyu mwana, urabona atari umwana w'inzoka. Ubwo ndaho ndabyumva, atari ko se wa mugore we uyu mwana gutwaye iki? Uyu mwana ko tuzanye antwaje ibi bintu akambwira ko babishe, urabwirwa n'iki none wakwikora mu nda? Ati oya, ati ntago bishoboka. Ati buse we ntumureba? Ubwo ati ngaho canga ujye kuvoma. Sinzi aho bavoma. Ubwo babampaye ijerekani, bampaye umwana wundi ujya kunyereka aho tuvoma. Turamanuka, ubwo bavomaga ku gishanga hepfo hari mu gishanga cy'Akagera. Turagenda tujyayo, ndavoma. Icyo gihe ntago ijerekani nayuzuzaga, twashyiragamo nk'utuvido tubiri, ubundi ukayikorera uyitambitse. Nuko mvomamo makeya, ndazamukana. Tugeze mu rugo nyatuye, ati dorere, ati sinakubwiye? Ati ntumbi umusore ingana gutya itabashije ijerekani baho? Ati kandi dore uyu muntu kandi nabikubwiye. Ati ariko ndavuga nariko ijerekani ndayuzuza nuko nabuze uyinkorera. Byahe ntabwo twari tutaragera igihe cyo kwikora ijerekani, sinayibashaga. Ati suka vuba usubireyo. Icyo gihe hariho ubunyereri ahantu twajyaga hari Nombe, hari ubunyereri bukomeye. Subiyeyo, ijerekani ndayujuje. Ijerekani ndwana nayo kunsi nanyiyuriza kugira ngo nyikorere, biranga pe, birangirananira. Hagararaho ngakanya, sinzi umudamu wamanutse araza, ndamubwira ninkorera. Abaye nkubise ku mutwe. Urabyumva nawe ikintu kiremereye utarumenyereye kikwijeye ku mutwe, numvise imitsi y'ibikani turitse, ariko ndihangana ndanyeranyiriza. Ndagenda ngezeyo, masanga umudamu nti ngwino ntora. Ateka, ati ngutura iki? Ati wakwituye? Ati umuntu ugarutse nuzi kwitura ijerekani? Nditunatuna ndayitura ijerekani, shyira hasi. Ubwo bwari bugorobye cyane nako, n'amasaha yo kurya yari yegereje, n'umugabo we naho yari yagiye. Ubwo yaraje nawe musanga mu rugo, ubwo bashyize ibiryo ku isahani, turasangira turarya. Ariko mpaga mbere kuko ntabwo nashoboraga kurya. Ubwo ntinda hasi. Ati usigira abantu bakuru gute? Twebwe ntabwo twajyaga dusangira n'abantu bakuru, abana bariraga ukwabo nuko. Ati ugasigira abantu bakuru gute? Niwe yanisimpaze. Ndongera ndarya, ndagerageza rwose ndarya. Ubwo mukanya amasaha yo kujya kuryama barageze,
turagenda njya ahantu aho mu gakoni nyine njya kuryamamo, nuko ntangira ubuzima bw'aho ngaho gutyo. Ariko kubera ko uwo muntu yari umudivantiste, niyo mpamvu nababwiraga nti uwo munsi nagiye hari kuwa gatanu, yaravuze ngo uwo munsi ntaho ajya uri ku isabato. Iyo sabato rero abandi bose bagiye mu bitero bako gace, bafashe igitero baragenda, byanyuragaho bagenda ndeba, baraza kuberekeza nta handi hantu bagomba kwerekeza hari Rukumberi. Bamwe baca uyu muhanda wo kuri kiliziya bamanuka nepfo, nuko baraza baje, ubwo twe tugumaho arakaraba, hari ku isabato, twirirwa aho ngaho nta kazi gahari. Ariko isabato irangiye tujya mu nkuka, ati ngwino tugende tujye mu nkuka tujye kuzana ibyo kurya. Icyo gihe ntawapfaga kujyayo kuko hariyo ibitero, hariyo interahamwe, nako nibo bagamo n'ubundi. Umuntu wese yajyagayo afite icumu, kandi ubwo kujya mu nkuka byasabaga kwambuka Akagera n'ubwato. Turagiye tugiye tujyana n'umugabo nari maze kubamenya witwaga Bagira menshi, niwe watwambukije afite n'icumu n'umuhoro. Turagenda, ati noneho reka tugende tujye kuzana ibijumba n'intoryi, nitugaruka turabona Bagira menshi hano atwambutse. Turagenda, afite agafuka, afite umuhoro. Tugeze imbere hari ahantu hari ibisheke, hari igisheke cyari cyareze, aragenda guturamo igisheke. Sinzi ahantu, niba bari barinze uwo murima, sinzi ahantu bavuye. Hazabo n'imihoro n'imipanga, ati dufasha abajura. Kandi abo bantu bari babimukoreye baranaziranye, baturuka hamwe, bose baturuka za Bunyambiriri. Bamuryamika hasi, bati igisheke ugikuye, ati ntago ariho ngikuye. Bahita bamuryamika hasi, bagiye kumucamo ibice bigera kuri 3, bagiye kumutemagura. Ntewe ariko igisheke koko ni harakikuye. Ati azamura amaboko, ati nimumbabarire koko niho ngikuye. Turagenda, umutima wamushizemo, turagaruka twahurira n'Abagira menshi. Uwagomba kutwambutsa aratwambutsa, dusubireyo nawe avuye guhaha. Ubwo twahakuye n'imigozi yo kujya gutera. Tugeze hakurya nibwo asubiye umugore, ati Abahutu sinzi ikintu bari, atuzi ko bari banyishe, ati bene naka bari banyishe. Umugore ati ariko se ntubazi, ati shima Imana kubuvuye, ati bari banyishe, bari batwishe. Burakeye turaryamye ku cyumweru kare, ati shaho, ati byuka tugende, ati noneho tujye kuzana inka. Ndavuga nti nagiye kera ko busa noneho sindi bugaruke, kuko ako gace nari ndimo nta muntu wari umpazi, nta muntu wari unzi. Numvaga usibye gukeka nta wapfa kumvumbura ko ndi Umututsi. Avuze rero ngo tugaruke, nagarutse nzi ko ntari bugaruke. Ndavuga turagenda tugere hariya. Ubwo hagati ariko b'Abahutu bari barishyize hamwe, bari baramaze kwitandukanya, baraje ku ruhande rw'Abahutu bagenzi babo, ahubwo basubira guhiga abaturanyi babo. Turaje duciye kwa Sebakiga, ndahareba kuko nari mpazi ni kwa Shangazi. Turahanyuze, mbona inzu ahantu habaye umusaka nta bantu bakihaba, ndabyihoreye. Turaje tunyuze hano iwabo wa Shoti, dusanga se yari aryamye hasi, baramuciye umutwe, ngira ngo niba naritegereje neza. Turamanuka tujya ku kiliziya. Tugeze ku kiliziya tukirenzeho gatoya, mu kigunda sinzi umuntu wakororeyemo, igitero kirirukanka. Ngiye kubura amaso, inka sinamenya yanyuze, sinzi naho yaciye. Ariko aho hagati haremwo interahamwe, n'andi matsinda ari kugenda ashakisha abantu anica,
biba ngombwa ko hari n'inka bashakaga bazaga mu rwuri bakareba mu nka bakavuga bati izi nka si izawe, inka si iyawe, bakayita bayirya. Niyo ngiyo yataye izindi gato yaguye muri icyo gico barayirya. Mbwira uyu umugabo ntese ibi turabigenza dute? Uyu mugabo turamubwira ko inka ye yagiye hehe. Ati rero, ati genda umubwire ko inka baje bakayisanga mu zindi bakayikuramo bavuga ko atari iyanjye, kandi ntabwo twashobora kurwana nabo. Ese ndahangira nte ko ntanahazi, ko inzira insubizayo ntayizi? Ntabwo inzira nari nyizi, sinari nzi inzira yanzanye, sinari nzi inzira isubizayo. Ubwo fata arambwira ati buretse gatoya, ati ndaje nkwereka umuntu kujyana. Turagenda mu kanya hari umwana wari uvuye gukura ibijumba uri n'igare, ati twara uyu mwana ugende umungereze mu Kagarama. Turaza twicaye ku igare, nkekeye ibijumba, tari turagarutse no mu Kagarama. Tuhageze tayo ndamubwira rero ya nka abantu baje bayisanga mu rwuri, babwira muzehe ko inka atariye, inka barayirya. Ati bakandira inka sha? Ati niba rwose bayiriye, wenda nimuhura na wa musaza azakubwira. Ati ntabwo bishoboka. Musobanura neza uko byagenze. Arabyumvira ati to, ati byihorere n'ubundi byazanywe n'ubusa bijyanwa n'ubundi. Ati ahubwo, ati guma hanga ujye umenyera iranyana. Ubwo gumyaho umugore araza ati inka ikabura umuntu ukamubwira utyo? Ati nasubire kuzana inka. Umugabo ati ariko se wa mugore we, uyu iranka warayoroye, uwayoroye we ubu ngubu arayitunze? Ati icara basha, ati byihorere, ati fata umuriho ujye kunshakira ubwatsi bw'inyana. Ndagenda ubwo nkomeza imirimo yaho ngaho, ariko buri kagoroba uko abavuye kwica bakaza bakaba bari aho, nanjye nkaba ndaho ndakina biye. Ariko unacungana ko nta muntu wakunyuraho akuzi. Ndabyibuka ko nigeze kubona Munyogoma ukwa Rufonsi ari mu modoka ya Hirigisi. Ubwo mbubonye ndavuga nti ngo dukubitanye amaso yamenya, nigirayo ndikinga ndamuhisha amaso. Ubwo bari kumwe n'izindi ntera hamwe bose buriye kamyoneti, nabo bose bari baravuye pfiyo, bari hafi aho ngaho. Ubwo tubaye aho, ariko ndabyibuka hari umugoroba umwe bavuye kurya inka y'umuturanyi wari uri aho ngaho, bavuga ko atariye. Turagenda tujya mu rugo, inyama baraziteka turarya. Tumaze kurya abantu bajya kuryama, ariko mu muhanda nyine bariyeri zari zirimo n'impunzi zaratangiye kuza. Hari mu duce tumwe nka mu Kagarama hari impunzi. Nuko tujya kuryama. Tugiye kuryama ninjoro nka saa sita, sinzi abantu bo ku Irondo ngo babonye imodoka ya burugumesitiri ahunze, bati inkotanyi zaje, bati zigeze zaza ziri hafi aha, ati ibintu byakomeye, bati duhunge. Umugabo n'umugore barabyuka bapakira utuntu, bapakiye amasaka, bapakiye ibishyimbo, bafashe shitingi, bafashe n'amasuka, bafashe n'amasorori, byose ahambira ku igare. Umugore afasha abana, abafashe mu ntoki, ati tugende. Ariko ubwo umuhanda uruzuye, wuzuyemo abantu, harimo inka, harimo imbwa, nta muntu. Nubwo uvuga ngo umuntu arahunga, ariko ntabwo yavaga ahari. Ubwo natwe dusohotse mu rugo, turagiye twikubise mu bandi. Ubwo nkaba mfite nari ndi kumusunika, nikoreye n'igikapu, mfite n'ikindi gisafuriya inyuma cyari kirimo ibyo kurya, harimo n'ibihiye na za nyama zirimo. Ubwo turi mu muvundo
w'imbwa, inka, ihene, inkoko mu mahembe y'igare, ibintu byose wari umuborogo. Kumbe ye imbwa ziri nkumva ibintu bindemerera bikurura kubera ko nari mfitemo inyama nyine. Bikuruye numva ndananiwe ndarekura. Byikubita hasi. Birasandara gukoramo imbwa zendaga guca akaboko. Ndamubwira nti bya bintu imbwa zirabitwaye. Ntizirabinyambuye. Ati komeza ntireka zabinyambuye. Arahagarara. Ati ibingibi bikuremo bijugunye, ati hanyuma tujyana ibisigaye. Nuko fata umufuka gutya, turasunika igare, turagenda gahoro 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 kuva saa 6 z'ijoro, saa 7, saa 8, saa 9 bwagiye gucya tutaragera ku kiraro. Ubwo tugeze ku kiraro hari bariyeri, umuntu yagombaga kwambuka atanze irangamuntu. Batitaye nguri iki wagombaga kuzana irangamuntu. Hari abo barebaga ku mazuru wenda bafite n'amacumu mu mahembe y'igare n'ibiki ntibagire icyo babaza, ariko iyo bagukemangaga kwari ukuzana irangamuntu. Ndabyibuka ubwo tukiri ku murongo, hari umukobwa w'inkumi wari uteze furari mu mutwe. Haya ku Kagera hari bariyeri nini cyane. Umukobwa abura irangamuntu, abura n'ubusobanuro. Icyo bakoze, bamwe ku bari kuri bariyeri baramushushubikanije, baramumanura ndeba. Bari bafite biriya bya mpongano, babyitaga ngo nta mpongano y'umwanzi, bishyirimo imisumari minini cyane nka sani 15 ahari. Baramujyana bamuhagejeje, barazamuye bagiye kukimukubita, giye mpita ndeba inyuma. Bakimukubise namaze kureba inyuma, ngaruye amaso nsanga bamunaze mu Kagera, urushunzi rw'amaraso ruri kutumbagira hejuru cyane. Agenda ubwo. Muri yo mpageze niwe nibuka, niwe mbona. Ubwo batugeraho, umugabo atanga irangamuntu, ari nk'umwana we n'iki, ati ca tugende. Turagenda twambuka ku rutindo, tugera Gashora. Tugeze Gashora dukata, hari umuhanda ukata usa nk'ujya niba ari za Ririma, aho ugenda ugana za Rwibikara. Tuhageze hari undi mugabo twari kumwe, aravuga ati rero, ati abantu turananiwe, ati yewe mwa wowe sigara hano, usigara uragiye zino hene. Ubwo bari bafite ihene witwaga Gaburiyeli, ati sigara uragiye zino hene, ati hanyuma twe turagiye, nitugera imbere turagaruka kukureba. Ndagiye ihene, abantu barahunga, barahitaho bahunga, ariko nkaba nari mfite n'inzara. Urumva hari hashize umwanya muremure nikoreye, navunitse n'ibiki, numva mfite n'inzara. Sinzi umukobwa wavuye gukura, ngira ngo ni ibijumba, nabubwira nti se wampaye ikijumba cyo guhekenya. Arakimpa, ndagihekenya n'ibyondo byacyo. Ubwo nkiri aho ngaho haje imodoka, nari ndagiye hafi y'inzira, haza imodoka y'interahamwe ifite karisoro ya Stout, zira Toyota za Stout. Bambonye ubwo barambwira bati duhene yo kurya. Ntireka ntihene ntago ari izanjye. Baba basimbutse bazirayemo. Ihene barazirukankanye zirukanka imbere y'imodoka, bashaka kuzifata, ziriruka zirabacika, ariko imwe bayigonga ku gakano. Mu gihe kiri gusamba, uko mbigenza, zimwe ziri hariya, ihene irapfuye. Abari baraho bahita baparika amagare, batene tukayisonga. Ntiriko ihene si yanjye. Kurwana ntibiki biranga, sinagira icyo mvuga, baranga bandusha imbaraga. Ariko abo bantu bari bagenda barihuta, babwira ba bagabo bati wa mwana mwasaragiye ihene, batene barazimwambuye.
bagaruka birukanka n'imipanga. Bagarutse basanga bamaze ku isonga, bakuye akagura, abandi batwaye ikingira ngo bo batwaye amara. Turagenda nko mu masaa 12 z'umugoroba, aho twaraye haraza rw'ibikara mu rugo rw'umuntu, tujyamo. Nuko turategereza, turaryama, nsanga bo bamaze kurya, bo bahita bitegura kotsa ya hene, kotsa kuri ya hene inyama zari zasigaye. Ngewe icyo nakoze, nari ibijumba bavanye ikibungo mpita niryamira. Mu gitondo cya kare bati inkotanyi zasubiyeyo, bati reka dusubireyo tujye kureba uko bimeze. Ubwo umugabo yaje mbere, garukanye n'umugore we. Turaje twambutse hano ku Kagera, turagarutse tugeze ku Rutindo, batari ko uyu mwana no wahehe, ko uyu mwana ntamuzi wanyu. Umuntu twari dusanzwe kuri bariyeri ari umusirikare. Ati mwana ko ntamuzi wanyu, mwana no wahe. Ati reka, ati sinzi aho umugabo yamukuye. Ati uruwahesha ni ndo washore. Gushore kwane ni kwa Ngabonziza. Gusosa ari he, ngwanyu ni he, ni wacu barabishe. Ngo uyu mwana no mututsi tu. Ni hoya ni ndo muhutu. Turaje turambutse, tuje tuzamukana n'umugabo uri interahamwe ara mu gituza, nawe arabaza ati ku mwana no wahe. Umugore amusubiramo kwa kundi, ati uyu nguyu ndamwica, ati uyu ndamwica rwose, ati ntabwo bishoboka, ati se ariko umuhutu usa gutya mukwiye umubonye he, ariko genda umuhutu, ati ndakwica, ntiwabyemera utabyemera urabundenganije. Tugeze imbere sinzi ibyo yahugiyemo, ariko ubwo noneho igihiriri kirongera kiragaruka, bati byakomeye nanone, dusubirayo kibuno mpamaguru. Tari dusubiraho twari twasize ibintu, na wa mugabo nawe turagarukana, turagenda dufata ibintu, tuyita duhunga ubudasubira inyuma. Turazamuka turagenda tugera kuri kaburimbo, ndabyibuka ko twagiye tukagera hafi n'Inyamata. Turenga Inyamata kuko twamanukiye hafi y'ahahoze Kanzenze, ariko ubwo nza kumubaza nti se ubu turi kujya he? Ati turahunze. Buse tuhungiye he? Arambwira ati rero, ati iwacu ni Muko, ni muri komine Muko. Ati ubwo rero tugiye iwacu, tuzagenda tugere iwacu turebe uko ibintu bimeze. Ariko ubwo nkibuka ko iyo komine nayigiraga mu mutwe, kuko hari abantu n'ubundi abantu bahari iwacu bose abenshi ho bakomokaga, hari n'abakunda kujya ku Gikongoro. Yewe papa yaranavuyeyo vuba, yaravuyeyo gusura ibikorwa bye byabagayo, yaravuye muri 90 inkotanyi zateye yarayaje. Numva ko aho tugiye nari mpazi nko mu mutwe ku Gikongoro. Turagiye tumanutse Kanzenze, tumanuka hasi ahantu hari akararo, twambukana Mareba, cyari segiteri Mareba hariya muri Ngendo. Aravuga ati rero, ati reka tujye kwa databuja, ati hano haruguru hari databuja, ati reka tujyeyo hanyuma tubariho turi. Databuja we yari umugabo witwa Dominiko, ngira ngo yari afite n'ibyuma hano ku isoko. Nabimenye gusa kuko uwo mugabo niwe wabimbwiye, ko Dominiko gese nari muzi. Turagenda tugezeyo, usanga Dominiko arahari n'abagore be bandi bari baraturutse inaha, ko yari afite umugore hano akagera n'undi Gashora. Tugezeyo turicara, yari umugabo kuko wifashije ukize, bagateka tukarya. Ariko inkotanyi zavansa, ariko imbunda zirirwa zivuga, abantu bahunga. Nuko nawe sinzi umuntu waje kumuburira, aramubwira ati rero, ati abasirikare barinda Rutindo hano hepfo bavuze ko bari buze kuza kugutera. Ati rero nkugira inama nturare hano. Nibwo yahise afata inka
icyo gihe ndabyibuka bari benze basize bataze, afata inka afata n'abana natwe twese turazamuka tujya aho bita ku rutare muri Nzira Nziza. Tuhageze turaharara, bukeye mu gitondo, ariko ubwo rwa rutindo bahise barurasa, bahise baruca, abasirikare barurindaga bararuciye, ubwo bagombaga kuruca bakazamukira kuri uwo mugabo nyine wenda bakamwambura nk'uko amakuru yari yarahawe. Birangira rero tuzamutse tugeze Nzira Nziza, turahirirwa. Mu gitondo abagabo bati umenye Inkotanyi zasubiyeyo, mureke dusubire natwe tugende tujye kureba, tujye kwarura ya nzoga. Baragaruka n'amagare, ubwo turaho nta byo kurya bihari, cyakora abamama babo batetse abana, ndabyibuka bari batekeye igitoki niba n'ubunyobwa. Natwe ubwo tugiye mu Masaka gushaka ibigori, icyo gihe ibigori byo mu Masaka byari biriho kugira ngo umuntu ihotse. Turaho nyine twari abana benshi. Hashize akanya gato rusasu ruravuga, rusasu ruravuga pe, rurungikanya ku buryo ahantu abantu bari bose bahise bazinga, nta n'umwana wariye. Ibiryo babihambiriye ku magare, isafuriya zigenda zitogota, turagenda turazamuka twerekeza Rwabusoro. Ariko ubwo Dominiko n'umuryango we twabataye aho ngaho ko yari yasubiye inyuma n'igare, bagaruka birukanka n'amagare bayataye kubera ko amasasu yaravugaga. Tuhita tumanuka, ubwo umugabo n'umugore uko twari twaje tuvuye inaha, tuhita dukuramo akarenge turagenda tugira Rwabusoro. Rwabusoro hari akavuyo kenshi, hariho n'amabariyeri, ariko birangira twambutse turagenda tujya hejuru ahantu bari baracukuye igitaka baza gutinda hariya ku rutindo nyine rwa Rwabusoro. Turagenda tujyayo, hari inkambi nini, hari abantu benshi. Tujyayo, bya bigori twari twazanye bidahiye n'ibiki batangira kubyotsa n'agafu n'ibiki, ariko tugitegereje ko abo twasize hakurya baza. Ndabyibuka icyo gihe hamanutse imbunda nini, abantu bati ntabwo tugikomeje urugendo, iriya mbunda ishobora kuza kugira akamaro, ishobora kuza gusubizayo Inkotanyi tukongera tugasubirayo. Ubwo bari batariyemeza neza ko bahunga. Tugeze aho ya mbunda imaze kugenda, imaze kwambuka igeze hakurya, imirwano irakomera, amasasu akomeza kuvuga. Umugore wa mugabo sinzi ukuntu yabirebye, aravuga ati ariko urabizi, ati ndumva ko babinkuka, ati reka tugende, tuva aha ngaha. Tuhava mu masaa 9 z'amanywa, mu masaa 9 hafi saa 10, turazamuka tugera aho bita Imunyinya. Hagwa imvura nyinshi cyane icyo gihe, turaharara. Ninjoro nibwo urutindo rwa Rwabusoro baruciye, bararuca, ariko by'amahire baruca babandi nabo bambutse. Nuko turakomeza kuva icyo gihe, ntabwo twasubiye inyuma. Turagenda mpaka ku Gasoro, bwarakiye mu gitondo dufata isafari mpaka ku Gasoro, turakomeza n'i Nyanza. Tugeze i Nyanza, hari umugabo w'umurundi twari kumwe, aho twaraye mu nzu nta byangombwa yagiraga. Baraza bamukuramo, bati wowe uri inyenzi, bati ryama hasi. Nuko umugabo tumusiga aho ngaho, twebwe duca i Nyanza gutya tugana nko mu Rukari, turakomeza tugana za Rukondo hasi. Ariko uko tugenda mu nzira niko twagendaga tubisikana. Niba uri buze gutanga ubuhamya bwo ku manywa, twarahuye turarebana gutya tubika amaso. Undi ngira ngo Nanjete, we ntiyambonye ariko naramubonye. Tuzamutse mu Rukondo, turagiye nko mu
matariki 20 hagati ya 20 na 25 nibwo ngira ngo twahingutse hari Kaduha duciye hasi umukongoro turazamuka twahingutse hagati ko kuzamuka uwo musozi wari imirambo gusa wari imirambo ubona yari imaze nk'iminsi nk'ibiri cyangwa 3 yishwe ari imisozi yuzuyeho intumbi z'abantu munsi y'imihanda haruguru y'imihanda turazamuka kugeza ubwo tugeze ku kiliziya cya Kaduha hari Kaduha abantu barishwe baryamye aho batari banashyingurwa bakuramo umwe banaga munsi y'umukingo barenzaho itaka ariko ngira ngo umunsi ukurikiyeho kuko ubwo twaragiye turenga Kaduha turazamuka tujya iwabo mu Bunyambiriri turagenda tujyayo tugera mu rugo umunaniro ari wose ntawe ukinyagambura ntawe ukinyeganyiza ijosi turagenda twicaraho mu rugo nyine ubwo kandi twahageze abantu bakicwa twageze abatutsi bakicwa za bariyeri zikiriho ku misozi induru zirirwa zivuga bahiga ngo wepfo mu Gakombe arazamutse bica turagenda tugera mu rugo baratwakira iwabo bati se uyu mwana nta kana twatoraguye ise na nyina barabishe ubwo rero nta kana twazanye ubwo niko n'izindi mpunzi ziza abandi bavandimwe be baturukaga hano za Ngenda bose niko bagendaga baza urugo turuhuriramo turi benshi ubwo niko imirwano ikomeje bumva radio tuba mu rugo aho ngaho ubwo tuhageze abwira umuzehe ati dore kano kana kajye kagufasha bari bafite inka ati bajye bagufasha kajye kagufasha ntuzongere kwiruga wirukanka n'inka ku mutima nti Imana izamfashe icy'ingenzi nuko ubuzima bwanjye bwabaho ubwo ndi mu nzira ngenda nibaza nzagarukira hehe bizagenda gute tubaho hari undi mwana w'Agacumba tukajya turagirana inka tukazamuka iyo misozi ikintu cya mbere no mu byantondaga ni ukuzamuka iriya misozi ntabwo murebye ahantu twavukiye biragoye kugira ngo baguterure bagushyire mu misozi y'Ubunyambiriri ugendemo ariko n'Imana iramfasha ibyo ndabimenyera njya kuragira inka n'uwo muzukuru wabo tukajya tuganira n'iki akambira se wavuye hehe nkamubwira nuko ati nanjye iwacu mama na papa baba ku Rusumo ariko naje kurerwa hano ati ubwo rero urumva turi bamwe abandi bana bakavugana batari ko uri umututsi bakabicaho amarenga bateka n'akanyenzi urumva kubivuga bashoboraga kuba babikura mu biganiro by'abahoze baganira ubwo ariko muri urwo rugo harimo umusore wari waragerageje kwiga ngira ngo yaragarukiye mwaka wa 3 segonderi ariko baramwirukanye aje rero kiragihe abirukanwaga babonaga akazi yari yigeze kuba Monagri ateresha ibiti kuri iyo misozi bityo mu rugo iwabo akaba ari umuntu wubashywe ariko muri ibyo bihe akaba yariberaga mu rugo aryamye adakunda gusohoka nuko tuhageze ashyashyana no kwakira abavandimwe bari baje n'abandi bana uko bagendaga baza ariko nza kugira amahirwe arankunda cyane yakunda kugira amatsiko yo kumbaza akareba ukuntu nkora akavuga ati ariko se kuki uyu mwana ari ugenda gukora abangabo bandi mwagiye mubatuma nabo bakagenda birangira rero
bitewe wenda n'ibyo yumvaga kuko yari mukuru, atangira kungira inshuti. Yagira aho ajya akambwira ati mumpura mwana tujyana ajye kuntwaza, ngiye ku isoko mumpe tujyane, aze kuza ntwaje, tukagenda tukakora ibyo dukora tukagaruka. Ariko ubwo nk'uko nababwiraga no haruguru yaho hari bariyeri, yaravugaga twenda uyu mwana utazwi kandi wenda nabo bajyanye turabona batamwitaho bashobora kuzagira ikibazo, cyane ko n'ubushobozi bwari butangiye kuba bukeya, impunzi ziraho ari nyinshi, nta byo kurya bihari n'ibiki, bati uyu mwana ashobora kuzahura ibibazo. Nibwo atangiye kumfata ati ujye uza dusangire. Biba ikibazo nabyo ubwabyo byari bigiye kunkoraho. Ndabwira reka yundeka gisangire n'abandi ntacyo bitwaye. Ati noneho mujye muza tunararane. Yari afite matora nini cyane n'igitanda kinini, tukajyayo twese, agahitamo bakeya bishywa be nanjye tukagenda tukaryama. Nuko imyenda yari yaranshikiyeho n'ibiki, ngira ngo yagiye ku isoko sinzi ikabutura ipantaro yari afite yari yaraciyemo, ntuza yaraciyemo amaguru, turagenda banteraniranyizamo ikabutura nkajya nambara. Tubaho gutyo, ariko niko inkotanyi zihuta, ibya zone tampo bitangira kuza, ariko kandi ntibumve uko bazabaho, bakavuga bati inkotanyi zatwica. Nibwo apanze ibyo guhunga, arambwira ati se, aravuga ati arambwira ati nimpunga nzakujyana. Ati se, ndamubwira nti se bazagukurira? Ati oya, ati nzakwereka uko bizagenda. Aravuga ati ndashaka Sipiriyani kugira ngo tujyane. Yaragiye, twari tuje mu nce za Kaduha, hari umugabo w'inshuti ye, arambwira ati ndashaka ko tujyana, hari ibintu ajya kuntwaza. Ariko tugezeyo baravuga bati uwo musore baganiraga yari yaramwishingiye muri batisimu, aravuga ati se, ati ubu ngubu izi nkotanyi ntizatwica? Umusore ati reka duhunge. Ati noneho ati ngiye gutereta imodoka izadutwara, ati kuwa gatatu uzaze witeguye duhite tugenda. Ubwo twari kuwa mbere, urakeye kuwa kabiri. Kuwa gatatu abwiye mu rugo ati mumpuwe mwana, hari ibintu nshaka ko azantwaza. Turagiye, tugezeyo imodoka iraza yuzuye no hejuru, turi batatu habonekamo umwanya umwe. Ngira ngo yabonetse ari nk'imyanya nk'ibiri no gutendeka n'ibiki, uwanjye urabura. Arabwira ati uyu mwana ntabwo namusiga, atereka nkwereke, atereka twigumire ino ntacyo tuzaba, Imana izaturinda. Guhunga tubivamo, tuguma aho ngaho mu Gitega. Ni mu Gitega, abazi Ikaduha, uzamutse Ikaduha ruguru hari ahantu mu Gitega bahitaga kwa konseye. Nuko tuguma aho ngaho twamaze nk'icyumweru, dusubira Musenyi. Ubwo abahunze bahunze, kari agace kanahunzemo abantu bakeya cyane, ariko inkambi zitangira kuvuka nyinshi hariya, ndetse n'Ikaduha haza inkambi z'impunzi. Ubwo imirwano, imbunda twazumvaga zivugira za Gitarama hirya, ariko ku Gikongoro ntago zahageze. Habayeho kuba impunzi ziri aho ngaho, abantu bakicwa bakijya gusahura, ariko buriya n'umuntu warokotse muri kariya gace pe, hari igihe wibaza naho yarokokeye bikakuyobera, kuko ni ahantu ku misozi, umanuka umuntu akureba, ntaho wajya, ugiye no ku musozi ntiwabona ikigutunga. Nuko ariko yewe ngenda bitewe
n'ibyo nasize, ukuntu nasize iwacu bica, ukuntu birukanka bajya kubica, nari nzi ko muri Rukumberi ari jye wasigaye jyenyine. Wenda nabo ngabo nabonaga mu nzira bagiye twagiye tunyuranamo, nkavuga nti ubu ngubu nigiye wasigaye jyenyine pe, nta wundi. Ubuherezo nzagenda nibera iyo ningira amahirwe, nzahagaruka nigendagendera ndebe, ariko ntawe nzibwira. Turagiye ubwo tugumye aho mu Gitega, turagarutse Musenyi, tubaye mu rugo guhiga abantu bisa nkaho bihagaze. Tubaye aho, abahahungiye abenshi baka imigabane iwabo, baka amasambu, bajya gutura, barabatuza. Ariko ubwo inkambi y'Ikaduha ije, nk'impunzi zose zari ziri mu cyaro mu misozi iwabo, barazamutse baragenda bubaka inkambi. Ubwo urumva nanjye nari impunzi, ndazamuka turagenda. Murabona hari Ikaduha imbere y'amacumbi y'abakozi ba hopitali, abahazi, niho hari inkambi nini. Turagenda, buriya inkambi yanjye niho yari iri. Tundagiye bati uri imfubyi, nikoze ukwanjye. Ariko hagati aho hakaba n'ikibazo cy'uko habaye ikibazo cy'uko mu nkambi buriya abantu baturaga pari komine, pari segiteri, pari serire. Ndavuga nti rero ninjya kujya muri ibi ngibi ndibuze gushiduka ndi kumwe n'abe wacu, kuko twari dufite abantu benshi bakomoka hariya, bakomoka hariya bari batuye hano, harimo n'abarimu bigishaga hariya mu Rwintashya, ngira ngo muramwibuka Jeremy, Ezekiel, ba Rusatsi, bose bakomokaga hariya. Ngira ngo Rusatsi we ino ku Munini niwabo narahagiye, mu kagari ka Munini, cyangwa se ari serire Munini. Ndumva kujya, ndavuga nti wapi, ntabwo najya gukora inkambi. Ariko banshyira mu mfubyi, bikaba ngombwa ko ntazi aho naturutse. Ndagenda ngiye mu nkambi, wa mugabo arambwira ati ese urajya mu nkambi kugira ute? Igumira ahangaha ibinkambi byihorere, ati ntukajye. Abandi bati iwabo bati oya ntagende, nawe ajyemo sinese azabaho ati yego ari hano ararya, ariko niyo posho yo mu nkambi ntikabure. Ndagiye, sinahararaga, baragenda n'ibyo kubaka gese nari mbishoboye, sinzi ibintu bya mbere bampaye ndabitanga, inkambi barayubaka, bayishyiraho na shitingi. Kari akazu ka nakarori nyine bagira gutya, bakubitaho shitingi hejuru, nikubitamo amashyiga, bampa n'isafuriya, bampa n'amasafuriya n'indobo. Iposho batangaga barabimpa, ariko barabimpaga nyine tukabitwara, tukajya kuba tukabitwara mu rugo aho twabaga. Bibaye aho ubwo, ariko hagati aho turi aho ngaho mu nkambi, ubwo abandi, ubwo abari n'ahangaha nkeka ko mwari mwarabohowe kera. Twebwe twari tukiri muri ako kavuyo, ariko n'ahangaha ntekereza ko muri uko kwezi kwa gatanu, kwa gatandatu, kwa karindwi, hano hari uko ubuzima wenda bwari bumeze, ariko hariya twari tukiriho ubuzima bwihisha. Nuko ubwo biza kuba ngombwa ko nubwo ntari mu nkambi, ariko bamwe mu bahagarariye inkambi hari hano mu nkambi ruguririya bari bahari, kandi bari abayobozi, bari abinaha ngaha, ngira ngo nka Jeremy yarahagarariye inkambi, sinzi n'abandi, bari bose bize. Bo rero n'ubundi abana be twari tuziranye, hariho umwana umwe we twiganye
we twari tuziranye twarahuraga tukanamenyana ariko by'abana nyine ntiyarazi ndiki nuko tubaye aho ngaho biza kugeraho rero inkambi n'abasirikare b'inkotanyi baraza ndabyibuka baza kuko baje ni ku kabisi niba yari kamyoneti ari abantu bato cyane bananutse baraza barahanyura baramanuka bajya epfo kuri superefegitura ya Kaduha aho yari iri ariko turabitegereza nanjye nza kubitegereza bavuga batari ku tuntu nitwo twirukanye abantu twirukanye abasirikare bari bananutse pepe nta wambaye inkweto isa n'indi nuko baramanuka mu gitondo batangira kujya bakora mucaka hariya bava kuri superefegitura bazamuka ruguru kuri kiliziya bagakomeza ruguru baririmba indirimbo zabo nuko mu gihe gitoya rero nibwo ariko mwavuga mutese kuki utibwiye ngo ugende usanga abo bantu yewe nari sinumvaga ukuntu ndi bugende nkasobanura umuntu aranshyira hehe se ko nawe akiri mu ntambara ndaceceka ndabyihorera nguma gutyo nibera ahubwo buzima bukeye rero inkambi baza ndibuka ko amashuri atangira inkambi zari zigihari nibwo wa mugabo yagize gute yafashe yagiye kwaka akazi ko kwigisha bakamuha ahantu bita Isovu sinzi niba abahazi ni hafi mu rurimi rwa Muko na Musange aho bita muri Nzavu hafi aho hantu kuhajya n'ubundi hari kure uvuye aho twari dutuye biba ngombwa ko aza gukodesha inzu Kaduha araza akodesha inzu Kaduha ndetse iyo nzu si ukuyikodesha ngira ngo sinzi niba ku kuntu yabishyuraga ariko yari amafaranga make cyane noneho ndamubwira rero noneho uzajya ujya kwigisha yewe uzajya usanga ahangaha uzajya usanga natetse hanyuma ubuzima bukomeze ati oya ati tuzatujyana ni oya igihe byo kwigana bivuyemo ibyo kwigana bivuyemo ntabwo najya ku ishuri ati nyamara tuzatujyana ni oya ntuzajya usanga hano hasigara ku nkambi nkateka ibyo nkabijyana aho yarakodesheje ni naho twiberaga ntabwo inkambi ntabwo nigeze nyiraramo bibaye aho bigeze aho ati ntabwo uri umukozi wanjye ati ugomba kujya kwiga ndamubwira ntirega ibyo kwiga nabivuyemo nzaba niga n'isubundi ndiga ngo bizagende gute ati oya ati wowe ati jya kwiga ati ntawamenya ariko ubwo ntaza kuvuga abantu mukabitiranya umugabo twavanye ino twageze hariya turatandukana nkomezanya na murumuna we uwo murumuna we iyo dialogue ndi kubabwira niwe twagira gute niwe twabivugana ati rero aturi imfubyi ati kandi nzakubera umubyeyi jya wumva ibyo nkubwira ndamwangira kujya ku ishuri bigeze arambwira aterega ati ndategeka sinsaba atugomba kunkurikira tukajya ku ishuri ubwo nta kundi ndamubwira se ubwo niniga bizagenda gute atuziga ukomeze wige aho uzagera nzagufasha ni sawa dufashe umuhanda abahazi Kaduha uca munsi ya superefegitura ukomeza uwo muhanda urangira ngo uragenda ukanambuka ukagera ku Kibuye aho bita za Kirinda tukagenda uwo muhanda wose tukagenda tukazamuka tukajya ku ishuri icyo gihe bigaga kugera saa 6 twarazindukaga saa 11 tukagera ku ishuri ubwo ntangira kwiga
ubuzima wa gutyo turakomeza bigeze aho inkambi baza kuyisenya, bayisenye batubwo no kwimuka tukajya kwegera ishuri. Turagenda tujya hafi ikigo cy'ishuri aho bita mu Kigarama n'agasantere kari hasi, tubariho tujya kuba ho, ntabwo hari kure cyane y'ishuri nuko. Ariko ubwo HCR yari yaratangiye kuza ireba abana b'impunzi bari baragiye batakara batagira iwabo. Nibwo ubwo yaraje igera mu Kigarama, igera ikaduha. Sinzi uko yaje mu Kigarama, arambwira ati se, ati waretse, ati tukajya kuri HCR nkajya kurangisha ko wenda wasanga iwanyu hari umuntu ukiriho. Ndamubwira nti ibyo bintu byihorere, ntibyabaye ndabizi, iby'iwacu ndabizi rwose, mbabarira simbishaka. Ari inginga ndamuhakanira. Icyo cyumweru kiba kirahise, aza kumenya ko HCR yagarutse. Arambwira ati se, ati na n'ubu koko ntago waza ko nawe uko wabayeho utabizi uko wasanga hari n'umuntu w'iwanyu waba ukiriho waje. Ndamuhakanira, ndamubwira nti oya, ko numvaga ntashaka umuntu usubiza muri ibyo bintu. Ubuzima bwanjye ukuntu nabutekerezaga, numvaga nzabaho ngize amahirwe nkabaho nkakura nkagenda nkashakisha ubuzima nkabaho, hanyuma igihe kikazagera nkizana nkaza kureba, kuko nta muntu wendaga kumenya. Ariko buryo mukuru, iyo umuntu ari mukuru asa nk'agutekerereza, yaraje yavuye ku ishuri ntabizi, araza aza hahandi HCR arababwira ati rero, ati mfite umwana, atari ko namubwiye kuza aranga, ati mwambabarira mukaza mukamufotora, hanyuma mugafata imyirondoro ye mukajya kumushakisha iwabo. Ati ihangane gato turangiza abandi hanyuma tugende. Bahise bamukubita muri na modoka, zino modoka za Land Cruiser zirabita sura mbaya. Baraza ndi gukina ngiye kubona mbona baraje. Nahise mvuga nta wundi baje kureba n'igiyewe. Banshyira hariya baramfotora, ariko imyirondoro nabahaye ntibaho. Ntabwo, kuko numvaga ari nko kunshinyagurira. Nabahaye imyirondoro itabaho, sinzi uko bagombaga kuzabona naho naturutse. Navanga cyakoza wenda ntihari muri kano gace, ariko navangavanze ibintu ku buryo batagombaga kumenya ahariho. Ubwo bamfotoye ari 9/4 nko mu kwezi kwa 10, dosiye barayitwaye. Uko ibihe bigenda birushaho kumera neza, uwo mugabo yaje gukorera Croix Rouge, ariko ayikorera ari umwarimu. Ni kwa kundi ari abakoranabushake, ni wari ugize komite icyari komine muko icyo gihe, ndetse n'akarere kaje ka Mushubi nabwo yinjiramo ashinzwe iyo zone. Uko agiye mu mahugurwa, uko agiye ku Gikongoro, akajya kuri CICR kujya kubaza ibyo. Hakabaho n'igihe twajyanye akabatereka tuye kubaza, ni oya ibyo bintu byihorera. Numvaga kubimbwira ari nko kuntoneka. Ubwo tubaho ngaho, ubwo ndiga tubana, ngira ngo yaje gukora mariage mu 9/7, turazamuka tuza kuba Musenyi. Ariko ubwo na shiftinga nza kwiga kuri icyo kigo,
gira n'amahirwe sindi ibizamini bya leta tubana. Aribaza ati turagenda we yakunda kujya imuko bantu bari inshuti ye, arababwira ati ariko hariya ati mfite umwana, turiya mwana ashobora kuba ari uwanyu, ati hari igihe nzamuzana hanyuma mumubaze wenda mwebwe yababwira. Turagenda tujyayo, bari bashinzwe komite z'abacitse ku icumu mu rwego rw'akarere. Nanga kuvugana nabo, ndabyihorera pe. Ubwo birarangira, ubwo turatsinda baratwafisha, biba ngombwa ko njya kwiga ikaduha. Ibikoresho arabigura, ibintu byose arabigura, yewe na matera. Ariko tugezeyo abwira wari directeur atari ku uyu mwana nubwo muzanye n'ibikoresho bye, ati uyu mwana ati yakabaye afashwa na FARG. Directeur ati hari igipapuro ufite? Sinzi igipapuro yari yakuye ku karere, ntabizi cy'ubupfubyi. Arangije arakiza arakimara, bati okay atuye nguyu, ati mwihora ati ibikoresho bisubizayo, ati tuzabimuha. Ndamubwira nti ibikoresho byanjye ntabwo bisubizayo, ibikoresho byanjye bisigire, niba bimpa nzabibika. Ndinjira, ubwo ntangira gutyo ishuri. Ariko hagati aho hariho ikintu kivuga ngo uriya mwana uhora ujyana nawe, uriya mwana nubahe, kubera ko avuga ati uriya mugabo yakundaga kugenda, wasanga uriya mwana ari n'uwo yanasambanye iyo yagiye. Abandi bateoya bakabijyaho impaka cyane, ariko abandi urumva inkuru ntiyoberana bitewe n'abo bandi we twari twarajyanye. Bakamubwira bati uriya mwana, bati uriya mwana utunze, iranzo kutunze, ati izagucika, ati kandi izagukoraho, izagufungisha. Aravuga ati yewe, ati namfungisha nzafungwe, ati ubwo Imana nibona ko ari byo, ati se ubundi azabikorera iki? Ati bariya ntubazi, ibintu bikaba ibyo. Ariko akabimbwira nkanabimenya n'ababivuga. Uwo mwanya wo kwirirwa muri iyo misozi ndimo mfite nikoreye n'ibyo bindi bavugaga, ibyo ngibyo nari nabyambuye kera. Ariko nyine ntihaburaga igihe, ari igihe iyo umuntu yicaye ukwe yigunga, umutima ukazamo ikiniga cyane bitewe n'ibintu nabaga nibutse n'ibiki, ugatekereza umwuka ukenda guhera. Mbayeho gutyo, ubwo njya ku ishuri, nkaza muri vacances. Sinzi rero igihe yagiye i Nyamagabe ku Gikongoro, asubira kujya kwibutsa bya bintu, dosiye arayibyutsa, yibyukije i Butare. Barongera barahaguruka, nibwo baje n'ahangaha. Ubwo nari ndi mwaka wa mbere segonderi, nibwo baje n'ahangaha. Ubwo byari 9 9 baraje bitwaza kudufota icyo gihe. Hano ngira ngo sinari nzi si hano, ntabwo nari nzi uko abantu bariho, sinabonaga n'umuntu uvuye yugarutse wa uvi naha aje hariya, mbese nta makuru y'inahangaha nari nzi. Nuko baraza bazana udufoto, ngira ngo bakazanye hano mu isoko. N'ubundi bamfotoye nkiri mutoya, nashoboraga kugaragara noneho ku buryo unzi wese yamenya. Sinzi rero abo babyeretse hano mu isoko, bati se ubisiga pose wo kwa Bizimana, bati mwaturangira iwabo, bati iwabo nta muntu ukibaho, bati se bati nta mwene wabo uri hafi. Nibwo bagendaga kureba mukuru wanjye wo kwa data wacu witabye Imana ejo bundi,
Nkusi Jean Damascene nuko ati uyu nguyu ni murumuna wanjye. Barabikurikirana koko basanga nibyo, batanga umwirondoro we, baramufotora, baraza barabigarura ku Gikongoro. Ndaho nicaye mu rugo, nta nubwo mu rugo bari bahari, kugira ngo uwo mugabo yaragiye kwa sebukwe n'umugore yarigiye uri mu rugo. Baraza bageze mu rugo batese ahangaha niho kwanza ino Innocent, bati niho, bati bari hese ni ntabari mu rugo. Bati none se niwe wasigaye hano? Niryo wasigaye. Ati none se umwana uba hano witwa Murwanashyaka Cyprien, ati waba umuzi? Ni jyewe. Ati rero bari baradutumye kujya gushakisha umuryango wawe, ati none twarawubonye, ati hari muri mukuru wawe kwa so wanyu niho hari, tukaba twagira ngo tukujyane ujye kumureba. Banyereka amafoto ye, ati uramuzi? Ndamuzi. Ati yitwa nde? Ntago amazina ye nari nyazi. Hari ukuntu twajyaga twiberaho, twabyirutse bari bakuru turi batoya, ntago amazina ye nari nzi ko yitwa Damari gusa, ntabwo nta rindi zina nari nzi. Ntiyitwa Damari. Ngo irindi se nta rindi nzi. Birangira bambwiye bati rero, bati tukujyane. Nyoya ntago mwanjyana kuko bene urugo ntibahari. Ni kandi nubwo baba bahari ntago nagenda, kuko nashingiraga kuri ya mate, kuri bya bintu nzi. Ugate se ibyo ba bantu bambwiye koko wa mwana yagiye, byarashobokaga ko bari kuza nkahita ngenda. Yewe hari n'umuntu wari uhari arambwira ati suguri mu biki, atubonye umuryango, ati wagiye. Nyoya ntago ngenda. Baramaza bati none ubwo turakora iki? Nise ntimufite ibipapuro mugomba kuzuza? Mubizane ngiye mbuzurize ko umuryango wanjye nawubonye. Ndabuzuriza, ndabasinyira rwose ko umuryango wanjye ngubonye. Baragenda. Bamaze kugenda nimugoroba baraza mbabwira ibyabaye uko byagenze. Aravuga ati wakoze cyane, ati ugenda nari kuza nkababara, ati nari kuzicuza, nari kuzagira agahinda kenshi, ati wowe nurugira ikibazo niba wabonye umuzi tuzafata igihe tuzagerayo. Ubwo icyo gihe twari muri vacances. Ubwo ngiye mu mwaka wa kabiri nibwo namubwiye nti, ubwo twari 9 bibiri, nibwo namubwiye rero reka ngiye ku ishuri ariko muri grande vacances uzitegure, hanyuma tuzajye kureba. Turabisezerana dutyo, arabinyemerera. Ubwo tangira mu kwezi kwa 9, ntabwo namubwiye muri grande vacances, namubwiye ko ninza mu kiruhuko tuzajyayo. Turaza, ubwo nje mu kiruhuko, nje ndamubwira nti rero wariteguye ngo tugende? Ati reka tuzagende kuwa 5. Yari yaramaze no kuva ku kazi, nta kazi yari agifite, kubona itike byari bimugoye. Ati reka nshake itike tuzagende kuwa 5. Yego. Wa 5 ugeze, yari yabwiye iwabo ati ndashaka kujyana Cyprien, hari umuvandimwe wabonetse, ndashaka ko tugenda akajyayo. Ese ati mba nkoroga ntawe uzajya. Ati ubwo uzagenda uvuga ngo iki? Uriya mwana uzavuga ko wamukuye, uzavuga ko iwabo bari hehe? Ati ntago ugomba kuva mu rugo. Ati nugenda, ati ntago uzagaruka. Ntiyabimbwira. Tugeze kuwa 5, ati itike ndabona itaraboneka, ati reka tubishyire kuwa 5 ukurikiyeho. Ubwo niko tugenda dusatira ikiruhuko kigenda kiri hafi gushira.
kwa tutaragera ku wundi wa gatanu ati rega ati ntabwo nakubeshya ati abantu banciye intege barambwira bati nitugerayo nshobora kugira ibibazo ndavuga ariko se ndi umugabo wivugira hariya hantu ntiwigeze uhakandagira twahuriye inaha hariya ninde wakugirira nabi rero ibyo bintu rwose ko nta kibazo wagira ni kandi rero ubwo utabifasheho umwanzuro yewe n'ubundi inzira yanzanye numva nyibuka nagira gute nagenda ubwo abona ko bitoroshye aravuga ati reka nze turebe afata undi mu tipe wari inshuti yacu twaje turi batatu nabwo dusa nk'abaje n'amaguru kuko twagiye Nyamagabe n'amaguru dufata ibisi tugeze i Butare iza ntuza hari bisi yagomba kuza kuruhuha turayibura turacuma n'amaguru kugera Isave tugeze Isave dufata twegerane tugeza ku Gasoro inzira namanutse n'ubundi niyo nari naranyuze subira muri ya nzira n'ubundi nari naraciyemo turamanukana twaraye ku Gasoro hasi sinzano twaraye bukiye mu gitondo turazinduka twambukana rwa Busoro turari Mareba twageze Mareba ari ku Isabato ndabyibuka ubwo bwari buke ari kuri Noheli ubwo kwari ku itariki 24 tuzinduka kuwa gatanu kare nako tuzinduka kuwa gatandatu kare turaza duca nyine za nzira araturangira duhinduka hano ku Iramiro turakomeza ku masaha 12 twari turi hano Gituza nta handi hantu rero yarazi kireka muri icyo gihe cy'inkambi twari turi ku Gikongoro yaje kuba inshuti n'abano no kwa Jeremy n'abana be kuko ndabyibuka ko ari umwana wa Jeremy twabanaga twigeze no kuba twiga hamwe na hariya nubwo bazaga ndabyibuka ko baje kujya bita kutwiya ari naho yafatiwe agarurwa ino ariko icyo gihe twe twari tukiri za Sovyo ngiyo aho nigaga primaire turaza ducumbika hariya ducumbitse hariya ku bari batuzi aravuga ati se aturaje kureba abiwanyu ko hari abakiriho atariko ati jewe ati nta nubwo nanizi ko wari utuyana atariko ati hari abantu biwanyu barambaza ariko ubwo numva ntangiye kugarura urumva umuntu kubwira ngo hari umuntu byihuru gihari natangiye kugira kumva nishimye mu gitondo twarakarabye tuza muri Noheli ku itariki 25 z'ukwa 12 19 nibwo twaje gusengera hariya kuri paruwasi y'Abanglikani hano mu Rwintashya nyine ku mashuri ndaza ari umuntu utazwi naho nari ngeze nta muntu ashobora kumbona ngo amenye turaza tujya mu rusengero baranyakira mu bashyitsi badutera agakorasi turahaguruka turongera turicara ariko ndeba amaso icyo gihe ntabonye Silas bugira imfura yagihari mbona na madamu wa Nahayo mbona n'umuhungu wa Silas icyo gihe bitaga Pusi niwe wakomaga ingoma ndicaraho ariko nta muntu wamenye birangije dusohotse tujya hanze turaramukanya shwi nta muntu wamenye nibwo ntangiye rero gutera urutambwe rwo kugira abo nibwira negera Karamage ndamuhobera ndamusuhuza ariko wapi ndamubwira se wamenye ati oya ubwo ndi kubabwira uko nagiye mwabyumvise ndi kubabwira uko nagarutse kuva 94 kugera 99 ndaza
Karamage turaganira umwanya ariko se wamenya ati oya ntibabona nta hantu koko wanshakira. Arareba wapi ndi gapuse wo kwa Bizimana asa n'uwikanze ahita ahamagara madamu wana hati mwigire hino mu ndebere mwumve ibyo umuntu ari kumbwira mu ndebere. Baraza bahita begerana barambona imitima irahungabana batangira kurira nyine bose mbona ko banyeganyeze. Ndabwira ntirega ntimukomere bagashaka kumbaza ariko ukabona ntibyoroshye kumbaza. Baganiza akanya gatoya nuko nibwo twarazamutse dusubira ruguru dusa nkaho ikiganiro tukirangirije aho ngaho. Barambwira bati noneho mu kanya uze kuza tujye kukwereka n'abandi. Bitambwira aho twe twazanye gusenga nabwo rero ntago twasubira inyuma, reka mpite manuka ngera Ukonge. Ubwo tuhita tumanuka n'abo bagabo twari twavanye ku Gikongoro turamanuka tujye pfo muribuka kuko sinari impazi nasanze ibintu byarahindutse. Turajyayo mukuru wanjye ndabona turaganira turanaharara turatuganira njya kureba ababyara banjye ariko tukarebana gusa ntawe uvuga. Biza kurangira rero abo twari twazanye dusubira ruguru kwa Jeremy, yewe sigara aho ngaho mbaza amakuru y'abandi. Nabazaga amakuru y'abakiriho, ay'abapfuye bo sinendaga kugira icyo nyabazaho cyane. Nuko baransobanura uko byagenze mu ncamake nuko, ariko nta gihe kirekire n'ubundi nari mfite, biba ngombwa ko bo bari bazi ko wenda ndi bugume hano, ariko kubera ko nari mfite gusubirayo nkajya ku ishuri n'ibiki birangira dusubiranye. Ati subirayo ndasubirayo, ati ndababonye kandi nzagaruka kubareba. Nguko imyaka yose yashize 1999 hafi 2000 mu kwa 12 haburaho iminsi nk'itanu ngo tujye mu 2000 nibwo nagarutse inaha. Rero nshuti bavandimwe, ubuzima bwanjye nuko nabayeho kimwe n'abandi bose. Nari mfite ibikomere byinshi ariko sinagiraga umwanya wo gutekereza cyane ku byambayeho kuko yenda kunsunikira ahantu habi sinshobore kugira icyo nkora. Ubwo nyuma yaho nibwo ngiye muri cycle supérieure, nibwo naje gutangira kuzino nza kumenyana n'imiryango, biza kurangira